Mu byatunguye abantu benshi ubwo Perezida wa Korea y'u Ruguru yagiraga uruzinduko mu Bushinwa aho yagombaga guhurira na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin. Ni imodoka uyu mugabo bwana Kim Jong Un wa Korea y'u Ruguru yagenzemo icyo gihe. Ni mu minsi mike ishize. Bitandukanye n'abandi ba Perezida aho tuba tuzi imodoka zabo tukanazibwira tuti Perezida doratambutse. Uyu we atunze gari ya moshi. Gari ya moshi imutwara kandi ikaba imodoka ya mbere ahari igenda gake cyane ku isi mu ba Perezida. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 3500 birenga by'abadukurikirana. Uratekereza iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu badukurikirana uyu munsi? Niba usanzwe utarimo kora subscribe twikomereze. Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo ukoze subscribe uyu munsi. Niwe Perezida uko byagenda kose wumvise ugenda muri gari ya moshi agiye mu ruzinduko by'umwihariko mu bindi bihugu. Ni gari ya moshi ifite buremera cyane ku buryo no kugenda itagiva hiri. Iyi gari ya moshi ese nibyo koko yaba ifite igice cyayo kirimo hoteli yo ku rwego rw'inyenyeri 5 nkuko bivugwa cyangwa se babivuga? Ubuzima bwa Kim Jong Un tubeshwa n'ubuhe? Nk'ubu ntabwo waruzi ko ari umugabo ukundwa n'abagore benshi cyane muri Korea ya Ruguru. Wibiseka kuko niko bimeze. Mu minsi mike ishize ubwo Perezida wa Korea ya Ruguru bwana Kim Jong Un yafataga urugendo yerekera mu Bushinwa. Yagombaga kugerayo agahura na mugenzi we w'Ubushinwa bwana Xi Jinping, ariko kandi na Perezida w'Uburusiya bwana Vladimir Putin. Bagombaga kuganira, ibyo barabikoze. Gusa hari ikintu cyatangaje abantu benshi ndetse bigaragaza cyangwa se bigaragara ko ahari bwana Kim Jong Un afite ibimuryohera we ubwe ukwe. Ni iki cyatuma Perezida nk'uyu uhenze cyane ku isi yiyemeza gukora urugendo ruva mu gihugu cye rwari mu mutware amasaha make wenda mu ndege, akaba yarukora iminsi 2 yose arara mu nzira kubera gutezwa n'imodoka cyangwa se n'ikimodoka kiremereye kubi cya gari ya moshi? Hari nk'urugendo yakoze asura Vietnam. Ibaze ko yamaze iminsi 2 mu rugendo. Muri iki kiganiro tugiye kumenya byinshi kuri iyi gari ya moshi ya Perezida wa Korea ya Ruguru bwana Kim Jong Un. Gusa ku musozo turanahishura amwe mu mabanga abantu babeshwa cyane kuri uyu mugabo. Nk'ubu hari abantu bazi ko ngo kogoshwa nkawe bitemewe cyane mu gihugu cye. Ibi byose turabitangaho umucyo. Iyi gari ya moshi bayita moving fortress. Yifate nk'ubwami bw'uburinzi. Iri zina ntuze kuryibagirwa, moving fortress. Iyo uri muri iyi gari ya moshi nta kindi cyo kikuri mu mutwe. Kurya iraha, umutekano utasanga ahandi, ariko kandi n'umurage uturuka ku bwami. Ni gari ya moshi ifite ibice 3. Kuri ya gari ya moshi ibisa naho yomekanyije. Yite kumvaye. Igice cy'imbere cy'iyi gari ya moshi kigenzura buri segonda inzira iri imbere ibyerekeye umutekano wo mu muhanda inyuramo. Igice cyo hagati niho uyu mugabo aba yicaye. Igice cyo hagati ngiki gice kitanyurwamo n'isasu cyangwa se ubwoko bw'igisasu ubwo ari bwo bwose. Hari n'abavuga ko n'ibisasu bya kirimbuzi bitakimena. Iki gice aba yicayemo kimeze neza nk'inyamaswa ifite amenyo y'ubukana atyaye cyane, kandi amenyo ni intwaro kigendana cyangwa se kibitsemo. Ibyuma byongerewe imbaraga, ibirahuri bitanyurwamo n'isasu, pavuma cyangwa se munsi y'imodoka hatashwanyaguza n'icyari cyo cyose ashobora gutekereza mu biturika. Mu gice cya gatatu cy'igari ya moshi hano haba hicaye abamurinda, abakozi ndetse n'itsinda rishinzwe kumuvura. Urumva ariko abacunga umutekano babarirwa mu magana bari mu kazi. Gusa ibi byose ntabwo ari ku mpamvu z'umutekano gusa. Iki gice cy'imodoka ni yindi si iraha ndetse n'ubukire umuntu atatekereza. Bamwe mu bakozi bagize amahirwe yo kwinjiramo bavuga nk'ahantu harimo ibyumba n'ibitanda by'akataraboneka, ibyumba by'inama utarabona hariho hose ku isi. Imodoka ifite restaurant muri yo iri ku rwego rw'inyenyeri 5. Intebe ziri mu ibara ziroza, intebe zisize amabara y'imparage, amatara yaka nk'inabo zo mu kwezi kwa buki. Ntawe uzi impamvu yahisemo ibi ngibi, gusa nanone bivuga ko ifite imbunda za danje muri yo. Izirasa ku butaka, izirasa mu kirere za misile zirasa hejuru cyangwa se zirasa ibifaru. Ni imodoka iremereye kubi, niyo mpamvu igenda gake. igenda amayiro 37 ku isaha. Ibi ni ibirometero nka 67 ku isaha.
ni bike cyane kuko nko kugera muri Vietnam bimutwara iminsi 2 yicaye mu modoka, nako wenda naryamye wenda ntawamenya. Usibye imodoka ye y'agatangaza, uyu mugabo wundi akunda ibintu bitangaza abantu benshi: kugenda ku rubura, ibyita skiing, gukina umukino wa basketball, gutwara amafarasi. Byose biri mu bintu bimuha ibyishimo kurusha ibindi. N'umufana cyane w'umukino wa basket, wihebeye cyane ikipe ya Chicago Bulls, akaba akunda cyane umukinnyi Michael Jordan. Akunda cyane umukino wo kugenda ku rubura, ndetse mu bintu bitangaje kuri uyu mugabo zumva ni icyitwa Mascaryong Sky Resort. Dore igikorwa Kim Jong Un atekereza ko ari inzozi ze. Akunda gutwara amafarasi kumwe n'umukobwa we, ibintu bigaragaza ukuntu akunda siporo cyane. Tubinyuzemo muri make, uyu mugabo yakuze abaho ubuzima bw'ibanga cyane. Yamaze imyaka myinshi yiga muri Switzerland. Hano yahakuye ubumenyi bwinshi burimo no kuvuga indimi nyinshi nk'Ikidage. Byose yabikoraga mu ibanga rikomeye, ku buryo ugiye kuvuga ibintu byinshi kuri uyu mugabo waba uri gukabye rwose, kubera ko yanakoreshaga amazina ye bwite mu ishuri. Yagiye kuyoboza akiri muto cyane, nubwo imyaka y'abantu benshi bayishidikanyaho. Mu bintu bitangaje kuri Kim Jong Un ndetse n'ibindi byinshi bibera mu gihugu cy'Ababeshwe kenshi, harimo kuba afite inyogosho yihariye cyane, ambara ukwe. Byose ni ibintu biba byagezuwe neza akantu ku kandi. Afatwa nk'umugabo mwiza. Bivuga ko bitandukanye nk'uko tubizi, atari umugabo wimariye mu gusuzuma cyangwa se ugusuzuma ibisasu kirimbuzi, ahubwo mu gihugu cye anashishikazwa cyane no guhanga ibintu bishya nk'inganda n'ibindi. Ibi wabyemeza, ndetse wabyemeza cyane kuko hari nk'abaturage kenshi bagiye bagaragara basoza uyu mugabo bamusuhuzanya amarangamutima menshi cyane, ku buryo bamwe banasukaga amarira. Bivuga ko ari mu bagabo bakunzwe cyane n'igitsina gore mwa kiriya gihugu. Ahazaza he n'umuyobozi utapfa kumenya ibye. Uyu mugabo twavuzeho ni umugabo w'agatangaza kuko buri jambo ryose avuze rizana uburemere bukomeye ku isi hose. N'uyu munsi nta muntu n'umwe uzi ngo ni ibiki Koreya ya ruguru izakora mu hazaza mu gihe gifite uyu mugabo. None wowe nicyo wumvise cyaba cyagutangaje cyane muri iyi nkuru ya Kim Jong Un? Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe.